ariko mana yanjye nukuri kuyimana muze hano uyu ibutana aragukubise noneho uno munsi ngo ndakurambika ijipo naguceyeho kwambara niyo cyambaye ariko mana yanjye nukuri kuyimana muze hano uyu ibutana aragukubise noneho uno munsi ngo ndakurambika ijipo naguceyeho kwambara niyo cyambaye mana yanjye ariko mana muraho amakuru komera wanze no kunsuhuziriza hari umukubise akagusuhuza ariko uyu muntu ninde ni mama wawe uyu ni Mary wawe cyagiye nagukatanye mu ruyumba akoze kwiruka we uburansize ariko ndagira ngo mubwire ngo iyo jipo nayo nshaka mudugudu rwose humura niyo yonyine yagiraga ntibibuza kubikemura rwose ariko se mubyeyi koko reka manze mbabwire uba ahangaha uno mukobwa wawe bamutera inda ngo ntago abayobozi natwe tuba twacunze uba bamutera inda wajya kubura reba arafata ijipo noneho we yabaye ndende twahuye igeze doremo hano nitwahuremo hari haruguru impande yo kwa Karangwa ya mudugudu niwo ufite irari ngirira ariko kana nkaka ngaka se none ngo yari yarizana nta mugore mfite se ese ko ufite umugore byatikagira irari umfareka nkubwire umugore mfite aramagije ahubwo urakoze kumbwiye yuko kuba umbwiye yuko nyine ugiye kumugurira indi myenda ahubwo ibyo nibyo byiza sibyo babyeyi namwe mugiye mucunga abana banyu sawa na kibazo mubikemure kabisa munanye naringanyemo hano ruguru narinje no kubareba ariko nari bikanganemo hari ruguru sawa gose mutugu sawa nari bikabisa sawa murakoze ndagazroni uyu munsi ibintu byo kwibaba ndagazwe sinzi ikintu ubuze cya muri no minsi ntabwo naherukaga kwitigita imihanda ariko wakina umunsi byabaye ngombwa none ejo bundi mure telefone nta gakingirizo mfite ndagazraba we nkarebe mwikofi nkabure mfe gukoresha agashashe mani urabizi baragenda ibyo bintu se buri wacyabiheruka wakina ahubwo mberuka muri mwe wakina nubwo kumva ku bantu nta gipeti turi kubabona kumva gitume imibuyu mani ngo dite tugituma ibaba no ibyo wakina ako reka tube duhereje hano nyine tube turasirenga ntari umwana kirashyira tugwiramo kabiri uheruka imanda se ngo iki wakina none ejo bundi ndagazi baba we yayigowe cyane kimushaka ati se ubu turaza kureba yabizi ko baba yabikajije nesuzi se ndavuga ati nakunda ariko mwana bakubita bangura wakina buriya ko njyewe noneho ngiye kuzaba umuhanzi mwana sijye ureka kuvuga natari nasoza wakina we warundabuye kumva ngo we ngo nyine ngo hari ukuntu uzi gutera imirongo kunzisha nyine ku bintu by'amarap nindajya ngo nyine mubitiro agapfa numva wakina gaswere nyoko numburire kuko subizi ndisindi so ako ngako ndiko nabaye mfashe bani twewe ariko buriya kumva ndacyandika cyafite kuba muri no minsi wakina kumva uri kwiyabuza utabigisha kuko ndi kumva ijwi ritameze neza wakina hashize icyumweru nafataho mana ariko se niyo mpamvu ndi kumva ijwi rya goromanze nk'urukezo twaturongo tugiye tubamo kumva pabushi nyamondi mu Rwanda ako se mwana kumva ngende kumva nanjye kwikumburira babo buri iyo hano nta gipeti kiri kwanyura kumva maze umuntu ngo duhite tugituma imihanda kumva kutuzana hip hop wakina reka twe twipunaje anganye nari imana mukakira turahatakara kumva nkumbuye n'irikiri wakina wagipeti ni sawa amakuru yanyura ni meza kabisa none uyu mujinda gaswe ndikumva anaturushijwe ndagaswa ajya arafatana kintu nazo wakina reba n'ibicire yamuzana imibuyu afata hose nyisa n'igihumbi imibuyu ntago nzi yari banyumvira kino giswera ndagasubira no muswita ako se wakina uyu muntu nakubwa ngo genda umuzane ifege kumva genda uzane ifege wakina n'inyuma kumva maze ubundi ifege